nuko dutangiye filime yacu y'uyu munsi. Muri iyi si twita ku bitagira umumaro, ibifite umumaro tukabyima agaciro, ariko ari byo twakabaye dutaha umwanya tukabiha agaciro. Nuko dutangiye filime yacu y'uyu munsi. Dutangiye filime yacu umugabo ari muri telefone ari bize cyane, umukobwa cyangwa se umugore we yari arimo akanika areba ikibazo imodoka ifite. Umwana yari ari mu modoka yicayemo, arangije ahita akanda kuri fitezi, si ibyo yakoze abazimu imodoka muraza kutubwira. Imodoka ihita itangira kugenda. Umumama yaratabaje aravuga ati sheri wantabaye. Uyu nawe aguma muri telefone, agomba kwihugiraho yirebera chat. Hari abantu babayeho muri ubu buzima, niyo mpamvu nahisemo filime nk'iyi kugira ngo ibashe kuba yagira isomo itanga. Niba ugeze ahari bwo bwa mbere, kora subscribe, ukore na like, nubona ari sawa cyane rwose ubundi unayisharinge. Hari ukuntu usanga ahantu muri zone runaka, ni ku murenge cyangwa ni ku mashuri, ugasanga hari wifi y'ubuntu, abantu bakaza kuyenjoyinga kuko wenda nta mafaranga aba afite yo kugura megabyte. Akaza akicara aho ngaho akaba bize, akagira ibyangirika atazi nuko bimeze. Ari nayo mpamvu zanye filime. Muntu nawe wagiye kuvumba filime ahantu, ko wagiye kuvumba wifi ahantu, uraza gusobanukirwa ukareba n'aka gafilime. Hari no kurebera aka gafilime kuri wifi nk'izo zo ku bigo runaka. Nuko dutangiye filime yacu. Umusore y'umujura yitwa Gasongo rwose. Gasongo wacu yibye umukobwa amafaranga, umukobwa ahugiye muri telefone. Wa mugore nawe imodoka irimo iramutwara, habuze umuntu umutabara. Yaba umugabo we yamutabaje, yanga kumutabara kuko ahugiye muri telefone. Anyura no kuri uyu mukobwa nawe Gasongo amaze kwiba amafaranga, ntiyamenye ko amafaranga yagiye, ntiyanamenya ko hari umuntu imodoka igiye guta mu manga. Uyu nawe ni umupolisi, aho yakabaye ari kureberera mu muhanda, nawe yaje kuryoshya, yaje gushaka wifi rwose, yaje kuri interinete, arimo arenjoyinga, arimo ari muri tsapinga ngo delivery turuka ikabuga. Uraza gusobanukirwa nibyo umupolisi yibereyemo. Delivery turuka ikabuga mutapingira abashu. Nuko tugatangiye. Uyu nawe umuntu w'umugasongo w'umujura w'umukanguzi yaraje, icyo atazi nuko ahungiye ku mupolisi. Ya modoka nayitwaye wa mugore nayo iracaho, umupolisi ntiyabasha kuba yayibona. We Gasongo yeye rwose we yayibonye, arayibona, atangira kuba yagira impuhwe. Ibaze nawe aciye ku mugabo we aramutabaza biranga, aca no ku mukobwa aramutabaza biranga. Uyu Gasongo wibiye amafaranga w'umujura w'inzererezi arimo aratabariza uriya mugore kuko abonye bimurenze. Yakomeje gusunika umupolisi ntago ari kumwumva, yibereye muri chat, ayibereye muri tapinga guys. Uyu nawe yakomeje kumubwira ati hari umuntu ugiye kugwa, polisi tabara. Aramubwira ati genda nawe mutabara uwo muntu sha. Ati Gasongo ati mva imbere, rinete zavuyemo. Arakomeza arazambara, akomeza abwira ati tsapinga guys, ati delivery turuka ikabuga. Uraza gusobanukirwa impamvu nahisemo filime nk'iyi ngiyi. Gusa nubwo ndi guseka birababaje, nubwo uyu mupolisi aseka nawe birababaje cyane, kuko umwana agiye kuroha mama we, agiye kuba yakwica mama we. Yaje ahangaha ku kirahure ati hagarika iyi modoka wa mwana. Umwana aho yakoze arahazi, gusa ntiyagira ubwenge bwo kongera ngo abe yakoraho ibashe kuba yahagarika cyangwa se yakanda kuri feri. Umugasongo yakomeje kubwira umwana ati hagarika imodoka, mama wagiye kuba yapfa, atari umuntu ugiye kuba wapfa. Yatangiye kurya rege, yatangiye kuza ngo arebe byibuze ko imbaraga ziwe zabasha kuyihagarika, gusa ikomeza kumutwara. Abona nawe yahasiga ubuzima. Yatangiye kuvamo, atangira gutembera yirukanka ashaka
uko yahagarika imodoka. Yaje afata intosho, yaraje afata isarabwayi kugira ngo arebe ko yabasha gutabara. Agiye kumena ikirahure ngo yinjiremo abashe kuba yahagarika iriya modoka, bimwanga mu nda. Yaravuze ati nshobora guhita nangiza uno mwana kandi ibintu bitari byiza. Yigiriye inama yo kuza ayitega ku ipine, arangije imodoka ahita yihagarika. Uyu nawe aracyatabaza ati sheri wanjye, ati mwantabaye koko, ati mwantabaye, ati ndabinginze nimumfashe, ubuzima bwanjye buri mu kaga, yabuze umutabara. Gusa ari nako Gasongo yahageze, ari nako agerageza kuzamura. Gasongo nta mbaraga afite, yananiwe cyane, arimo aravuga ati ndaje mutabarize, ati kurure, ati ndaje mutabarize ngewe byananiye. Yatangiye kurya rege, yatangiye kurya tagati kugira ngo abashe kureba ko yatabaza. Yahise agaruka kuri wa mupolisi yaherukiyeho, aramusunika cyane, amubuza uburyo, ati uriya mugore agiye gupfa, yabuze umuntu umutabara. Ibaze nawe abashinzwe umutekano, iyi ni virusi yamaze kujya mu bantu. Nawe ibi bintu hari aho bijya bikubaho ukaba utahibuka cyangwa uhibuka. Niba uhibuka, sharinga iyi video abashuti bawe, kuko iri somo rirakomeye cyane. Ibi bintu bigira ingaruka, twima ibyo twahaye agaciro tugaha agaciro ibitagakwiye. Muri ubu buzima bwacu telefone twabaye ibikoresho byazo. Twebwe aho kuba telefone yaba igikoresho cyacu, ahubwo twabaye igikoresho cyayo. Telefone ziradukoresha. Ubu buzima, iyi si ya digitali yangiza byinshi, ni nuko hari n'ibyo iba yabasha gushyira ku murongo. Yaraje arahamagara, uyu ntamwumva, nawe ari muri zamura Mana nyagasani, kwa kuri namwe mujya mubivuga inaha mu Rwanda nyine murabizi. Yaramwirengagije, arakomeza yigumira kuri chat. Tugaruka kuri wa mugabo, wa mugore n'umwana. Icyo atazi ni uko rwose umugore we n'umwana n'imodoka byabashe kuba byagenda, byose byagiye ntawe uhari. Uyu nawe aracyari muri tapinga delivery turuka Kabuga. Mana nyagasani, Gasongo yabonye urufunguzo rw'imodoka, noneho aravuga uti nyihorera, nacyo ndaje kuba nabyaza uno musarura runo rushinge cyangwa se runo rufunguzo. Yahise arya rege avamo, nuko agenda yashishikaye cyane. We yitaye ku buzima bwa bariya bantu, mu gihe abangaba roho yabo yamaze kujya mu yindi duniya, yamaze kujya mu kuwundi mubumbe, ntabwo bari aho ngaho. Mujye muha agaciro ibyo mwakagombye muha agaciro. Niyo mpamvu nazanye filime nk'iyi ngiyi kugira ngo ibabere isomo n'ikindi gihe. Uyu nawe yatangiye kuvuga ati guys, ati rwose tuganiriyeho, reka mbanze ngira ibyo nitaho, turaza gusubira, ndabakunda cyane. Ubuzima bwacu dukomeze tuburyoshye, tujya kuri interinete turyoha. Ahindukiye gato mu gihe agiye gusoza, abura imodoka, abura umugore we, abura n'umwana. Yego, nuko nguko byahise bigenda. Yatangiye guta ubwenge. Umugore wanjye ari he? Umwana wanjye ari he? Imodoka yanjye iri he? My dear friend, iyi filime uyisharinge inshuti zawe kugira ngo turusheho kugenda twagura umuryango, twunguka ubwenge. Naho njyewe ubategurira filime nk'izi nkazikodinga nkazibazanira, nitwa Watara. Iryo zina ryandika ahantu, ubutaha uzamenye. Ubundi turusheho kugenda dusabana, dusharinga ibitekerezo byubaka sosiyete nk'ibi ngibi. Uyu nawe yahise yumva, yavuye online ahita aza kureba uyu mugabo yasaze, yabuze icyo akora. Uyu mugabo ni mushiki w'uyu mugabo. Arimo amubwira ati umugore wanjye ntawe ndi kubona, n'umwana wanjye ntawe ndi kubona, rwose abajura baranyibye, mbasha kuba nakwibwa. None se ko twari ahangaha bigenze bite? Nanjye ko nari ndahangaha nkaba nawe nta mujura nabonye, nta n'imodoka nabonye igihe, nese twayo n'ibivejuru byibuze tubimenye. Ati nanjye rwose simbizi. Ati nanjye narinda ahangaha ndi kuri WhatsApp ndi gutsapinga n'abashuti banjye, atariko ndabona ibintu bimbanyirabo. Umugabo yarasaze, asa n'utuye ubwenge. Nawe arebye amafaranga ye, arebye akajipo ke, abona wa mukasongo yashyizeho akadodo, atwara amafaranga kagenda gakururuka. Ibyo twabibonye. Uyu nawe yahise abona ko hari ikibazo. Uyu ari gutaka umwana we n'imodoka ye n'umugore we, nawe agataka amafaranga yiwe n'umwenda wiwe badodoye. Bigaragara yuko bahise noneho
noneho bagarura ubwenge batangiye guhamagara polisi, bahise bayibona hepfo batangiye guhamagara ati polisi dutabare, ati dutabare abajura batwibye. Yaje yirukanka nawe atarwambaye. Buriya iyo utarura aho ngaho nyine ntubura aho ngaho n'ibitekerezo byawe bigaruka hashije umwanya. Uyu yatangiye kubabwira ati mwisakuza mwibwanukira rimwe mumbwire gake gake buri wese abashe kuba yambwira ikibazo cye. Ati njyewe afande, ati njyewe nari ndahangaha ndi muri telefone, umugore wanjye ari aha, imodoka yanjye iri ahangaha, ati n'umwana wanjye ayirimo, ntabwo nabashije kuba nabona uko byagenze, gusa ndahindukiye ndababura. Uyu nawe yabaraga ikibazo, ati ikibazo ufite ni iki? Ati icyo ni icya mbere, icyo ni icya kabiri, ati nizera yuko ibintu uvuga ari byo, atari wataye ubwenge ahubwo ukaba wacanganyikiwe, ati wizere neza yuko utasinze ibintu uvuga ari byo. Ati afande, ibintu nkubwira ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru, ati ndagapfiza isaha, ati ndagapfiza isaha, ibyo nkubwira ni ukuri, ndashaka umugore wanjye n'umwana wanjye n'imodoka yanjye. Uyu yaraje arakanda ibyo akanda, yishimye cyane Kasongo. Imodoka yarafungutse, arangije ayinjiramo. Ubu ngubu agiye kuba yakora ibyo akora, ibyo ashaka. Yaraje yibonera igipeti cyarangaye, ngo we petit frere ngo bimeze bite? Yewe ati ngwino nkwiterurira gakeya. Yewe abantu babizi nabo kuna barara bavuga, nuko yatangiye kugenda amuterura gake gake. Disi uyu murara yifitiye impuhwe mu gihe bariya ari indangazi ziri aho ngaho. Mwana nyagasani, Kasongo amukuyemo amutereka ahangaha, yasetse cyane, ari kumva ibintu rwose. Umwana arebye abona yise yirukanka, aramubwira ati petit frere, ati ngwino nkubwire petit frere. Uyu mu Kasongo yeye yahise amwirukaho aramufata kugira ngo atabasha kuba yagira ute yamujyana, kugira ngo atabasha kuba yakwirukanka akajya kure. Uyu nabo aracyabasobanura ababwira ati ariko ubujiji bwanyu, ati ni gute ubura imodoka ukabura umuntu, ukabura umwana w'umuntu, ukabura byose? Kandi uyu mupolisi nawe yari yatwawe. Uyu mu Kasongo yaje kumureba aramubwira ati bimeze gutya. Baravuze ati reka tujye imbere hariya, hari uwo babonye. Avuga ati reka turebe ngiri imodoka hanire. Baje basanga wa mugore aracyarimo, na Kasongo ntago yigize yongera kwibuka yuko ari umuntu kiriya kintu cyubamyeho. Sinzi ukuntu bamwita, niba ari kabini, sinzi ukuntu mubyita, ari uwo rwose cyegamyeho. Umugore yacitse umugongo, arimo arababara cyane, arimo araribwa umugongo. Amubwira ati sheri, ati wampemukiye cyane, ati nabuze umuntu ntabara, nakoraga imodoka wibereye muri telefone. Uyu nawe aramubwira ati hangane, ati njyewe nari ndi gupangisha kugira ngo ndebe ko banzanira delivery bya bikoresho nari ndi gutumiza. Ati nta bundi bugome rwose, ati tujye ahangaha ku ruhande, ati tujye ahangaha ku ruhande. Umupolisi na wa mukobwa mushiki uriya mugabo aramwegera, bajya ku ruhande, ari nako rwose batangira kuvuga uti umwana wacu ari hehe? Uyu Kasongo yeye yamuzanye aha ku ruhande, aza kumwicarika ahangaha kugira ngo we baciringa. Amubwira ati petit frere, ati ubu ibi bintu ni sawa rero, ati ubu ngubu rwose. Mu gihe agihindukira yahise yirukanka, yahise abona ababyeyi biwe, ahita yirukanka basanga ababyeyi. Umubyeyi n'umupolisi yahise ahobera rwose umwana, aramuhobera. Umupolisi nawe yahise aza gufata Kasongo yeye kugira ngo abashe kuba yamushinja ibitego byinshi, abashe no kuba yamufunga. Nuko nguku abantu barengana kandi nta cyaha bafite. Muri iyi si abantu bose bafunzwe ntago ariko bazira ibyaha byabo, hari n'abarengana. Mana nyagasani, uyu mugabo yatangiye kuvuga uti uwo Kasongo mumufate mumufunge, niwe wari wanyibiye imodoka, niwe wari wanyibiye n'umwana. Urabona ko yari yashakaga kumushimuta. Umukobwa, umupolisi, afande mwenyewe yarahageze. Aba nabo abagore yatangira kuvuga uti uyo Kasongo ni mumufate mumufunge, niwe wari wacimutiye umwana, yaragiye kumugurisha. Umugabo nawe akaryungamo ati mumukatire burundu, ni ibisambo bigenda byiba. Uyu nguyu afande mwenyewe nawe aramwitegereza arabireba. Umukobwa nawe yungamo ati yanyibiye amafaranga, atarangije andodorera n'akajipo nari nambaye. Uyu mupolisi yatangiye kubwira afande mugenzi we ati tuza, ati stack,
ati tuza oroshya ibintu, ati buri kimwe cyose nyifiteho amakuru, ntabwo yuzuye neza, ariko ngomba kuyuzuza neza ibintu bikajya mu buryo bwabyo. Nawe ubwawe ufite amakosa ugomba kuba washinjwa. Ati uranyumva neza, ufite amakosa. Ni gute ushinzwe umutekano ahangaha ibintu bikagera aho bigera ahangaha nta kintu kiri ku murongo? Ati afande umbabarire, ati umbabarire rwose, ati nanjye banyitabaje ndabatabara, ati kandi naziye ku gihe, ati urabizi neza ko akazi kanjye ngakora neza. Afande aramubwira ati ceceka aho ngaho, ati ceceka aho ngaho, hari ibimenyetso bimwe na bimwe mfite yuko ibyabaye byose. Disi icyo mugomba kumenya, buriya iyi mihanda haba hari kamera, ikintu cyose kibaye kiba kigaragara. Yaramubwiye ati stack, ati jya ku ruhande, gabanya amagambo, ati nanga umunwa wawe. Yakuyeyo telefone kugira ngo abashe kugira ibyo areba n'ibyo ashyira ku murongo. Hari ibyo yitegereje neza yakuriye kuri kamera, abona uko byagenze, ibyo bari bibereyemo. Bose bari bibereye muri telefone. Polisi cyangwa se uyu mwafande muto rwose munini nyamunini yagize ubwoba, yabibonye neza yuko ibintu byose byabaye atari uyu mubandi wabikoze, ahubwo bose bari bahugiye muri telefoni bibereye mu bintu byabo. Bose bagize ubwoba, bikanze bavuze ati ntabwo bishoboka, ati bose babivumbiye yuko twari turi muri telefoni. Yambwiye ati ntihongere kugira ikintu uvugaho, wowe nta n'ijambo ufite ahangaha. Ibaze nawe aho abapolisi basubiranamo imbere y'abasivili, ibintu biba byakomeye. Hari umuntu ubayeho mu buryo bw'ukuri, atajya abaho mu buryo bw'ikinyoma, utabayeho mu buzima butari ubwe. Abantu benshi barwanira kubaho mu buzima bwabo bwite, abo bantu ni bake cyane, abandi bashaka kuba mu buzima bw'ikinyoma. Uyu nawe yatangiye kubabwira ati mwababyeyi murutwa nuko mutari ababyeyi. Telefone zaragiye zibatwara ubwenge uruhu n'uruhande, kurusha uko umuntu ushobora kubura umwana w'umuntu ugakora impanuka hejuru y'ubusa. Umugabo yatangiye kumubwira ati afande, ati umbabarire, habayeho kutamenya, ati umwana wanjye, ati ntiwabashije kuba yakora ibi byose, ati ariko n'ayandi mahitamo twari dufite. Uyu nawe arababwira ati okay, ati ibyo byose byakabaye bikontororwa namwe babyeyi, akaba ari mwebwe mushyira ibintu ku murongo, ati ariko ni mwebwe mu bizambya, ati uyu mujura kuba yanabiba ni mwebwe mwaba mwiyibishije, ati nta kindi kintu mugomba kuba mwavuga. Umupolisi yatangiye kubakatira, yatangiye kubabwiza ukuri, kandi koko ibi bintu biba biteye ikibazo. Abantu bajya kuri wifi bakagumaho bakiyibagirwa, telefone zikabakoresha, bakaba ibikoresho bya telefone. Yakomeje kubabwira ati mwebwe mujye mushyira ibintu byanyu ku murongo, muri guteza akaduruvayo. Umukobwa yatangiye kuvuga ati dore n'uwo mujura wabyini nabanze amafaranga yanjye yatwaye, ati kugira ngo ibintu byose bikunde. Uyu nguyu yahise abona ko ibintu bikomeye, ahita agenda amuhereza amafaranga yiwe, atakira amafaranga yawe nari nakwibye, ati ngewe icyambere kwari ugutabara ubuzima. Uyu mubandi aba yatwaye amafaranga akabareka, uyu mugore n'uyu mwana bakaba bapfa. Ariko buriya ibisambo, umuntu ahitamo kuba igisambo atari amahitamo ye, ahubwo naho ubuzima baba bumwerekeza. Uyu yafande w'umugore yakomeje kubwira nyamunini rwose w'umunyamafuti wari uri muri Tsapinga guys delivery turuka Kabuga, yatangiye kumukatira amubwira rimwe n'abangaba ati ibintu byose byabaye ahangaha mugomba kubiryozwa, namwe mugomba kwitaba polisi mu masaha atarenze 24, mukagira ibyo mutanga, mukagira ibisobanuro mutanga, mujye mubyara, mujye mukora akazi mukwiye kuba mwakora. Batangiye gusaba imbabazi, atafande tubabarire, ati ibi bintu byose tubabarire n'udufunge, ati rwose turaza kubisubiramo, turaza kubirangiza amahoro, ati ngiye n'umwana wanjye n'umugabo wanjye ndetse n'uyu mukobwa. Ni rwose uyu mukobwa buriya ni iki cyewe, abantu bazi iby'amasano muraza kuba mwatubwira, mujye muri comment mutubwire. Yakomeje kugenda asaba imbabazi, yumvishe yuko bigomba kubagiraho ingaruka bakabasha kuba bafungwa. Uyu mugabo yaratakambye, yaravuze ati nimubasha kuba mwamfunga biraza kuba byagenda nabi. Yabwiye ati muzane breakdown, mubatware bose, muzane pandagari mubatware, kugira ngo ibintu byo bibashe kuba byagenda neza. Arababwira ati rero mutuze, numara gutuza mushyire ibintu byanyu ku murongo, ndababwiye ngo mu masaha 24 muraza kwitaba polisi mumenye ibyo mubazwa.
ati nta soni kugeza aho igisambo aricyo gitabara ubuzima bw'abana b'abantu, mwebwe mwibereye mu matelefone yanyu. Uyu nawe aracyahakana, aburana u Rwandanze. Hari abagabo rwose baba baburana u Rwandanze. Yaravuze ati rero ukuntu bimeze, ati hari ikintu ngomba kubabwira wowe wa mwafandewe, ati ibintu byose ugomba nawe kuba wabiryozwa, ati murekure ntiwongere no kumufata uko wiboneye. Ati uyu nguyu nta bushobozi ufite. Yakomeje kubwira Gasongo ati urakoze cyane, ati Imana iguhe umugisha ku bw'ubuzima bw'abana b'abantu rokoye, abangaba byarabariye. Umujinya yumvishe ko afande abashyigikiye rwose, avuga uti kuki mutagifunze kino gisambo. Arangije aramubwira ati gusa ntabwo byarangirira aha, ufite ibirego byinshi, kunuza kuri brigade ugomba gufungwa, ugomba gukatirwa ibyaha wagiye ukora ndetse n'ubujura, nubwo wakoze igikorwa cy'ubutwari ariko ntabwo bikuyeho kuri umunyabyaha. Ugomba kuba wakatirwa, ugomba kuba wahanwa. Gusa umutima mwiza ugira niwo utumye ugiye kuba wahanwa ukabasha kuba wagororoka. Aba nabo barishimye cyane, baravuga uti aho ngaho ni sawa. Uyu nawe ati nibyo rwose, ati nibyo nikibasha kuba cyahanwa. Bari bazi yuko bagiye kumubabarira. Uyu mupolisi w'umugore yahise amubwira ati cicika aho ngaho, nawe hari ibyo ugomba kuba wabazwa, nawe mukanya uraza kuba uri muri gereza, kuko ibi byose byabaye uhari. N'uyu mujura iyo yiburiye mwana cyangwa se akagira ikindi kibakora, byose byari mu maboko yawe, niwe wagombaga kubibazwa. Disi uyu mupolisi yari ari kuri kamera acungira mu muhanda, abona ibintu biri kuba, abona uyu mupolisi yavangiwe, ari nako agira ute ahita aza gutabara yirukanka. Uyu mupolisi nawe yari ari mu manga atazi ibyo ari byo, buri kimwe cyose kitameze neza. Nuko nguko igisambo cyatwawe. Aba nabo basigara bavuga bati ibintu biragoranye cyane, gusa twisubireho turarya turi menge kuko bazadufunga. Gusa njyewe ngiye no kwigendera, ati ngiye nitabe polisi, ngiye nyisaba imbabazi hakiri kare kuko ibi bintu ni amakosa. Ati ni amakosa, ati polisi ze kunyishakira, ati ngiye rwose ubu banamfunga burundu, ngereka nigemure nitware ubundi turebe uko bigenda. Uyu nawe yakomeje kubwira umugore we amubwira ati ibibazo byose byabaye ni njye wabiteye, ati ndakwinginze umbabarire mugore mwiza, ni kenshi nkosa ariko kuri inshuro musabye imbabazi. Iyo mba ntari muri telefone ntabwo uyu mwana aba yakoze kuri feri cyangwa se aba yatwaye imodoka, nawe urimo ugerageza kugira ngo tubashe kuba twagenda neza. Yamusabye imbabazi, aramwinginga amusaba imbabazi. Umugore rwose nawe ambwiye ati mugabo wanjye, ati ndakubabariye, icyambere n'ubuzima, turiho turacyahumeka.